Haleluya. Turashima Imana kugira neza kwayo. Turashima Imana kwidukunda. Bino mwanya turimo mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Tumaze igihe twumva inyigisho zitandukanye zivuga umugambi w'Imana mu buzima bwacu. N'uyu munsi rero turacyari mu mugambi w'Imana. Ariko ni umwanya duhariye guhimbaza Imana no kwinezererwa no kuvuga ngo urera, ushobora byose, urakomeye, uri Imana ikiza, uri Imana ikiza uburwayi, uri Imana imara agahinda, uri Imana inezeza. Mwene data, ntabwo nzi ibyo urimo kunyuramo muri iyi minsi cyangwa muri uyu mwanya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishobora byose. Hari Imana ishobora byose. Abenshi muranzi nitwa Pasiteri Abel TUYAMBAZE. Twagize umugisha rero wo gutaramirwa n'inshuti zacu, abana bacu kandi dukunda, babarizwa hariya muri kaminuza y'Ineza. Turishimye kubana nabo kandi nabizi neza yuko amavuta bafite n'urukundo rw'Imana ruri muri bo rugiye gusakara kuri mwebwe, wowe urwaye ugakira, wowe ubabaye ukishima. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Efeso igice cya 3 umurongo waho 20. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Ngo icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Sinzi ibyo wibwira, sinzi ibyo utekereza, ariko umenye ko Imana ibasha gukora ibirenze ibyo urimo gutekereza n'ibyo urimo kwifuza. Turagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe. Yobu yari mu bigeragezo, afite agahinda kenshi, ari mu mubabaro, inshuti zangiye, abantu bose bamuvuyeho, ariko ibyiringiro bigeze aho ngaho biraza. Igice cya 42 ndahakunda cyane. Aravuga ngo ibyawe nabyumvishaga amatwi, ariko noneho uyu munsi ndimo ndabyirebera. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo nta gishobora kurogoya umugambi wawe. Nta cyarogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nta cyarogoya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Nta cyarogoya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire nk'ibyo urimo kunyuramo byose, nta cyarogoya umugambi w'Imana. Izi ibyo twibwira, izi n'ibyo dutekereza. Haleluya. Rero tugiye kwinjira mu mwanya wo guhimbaza no kwinginza kugira ngo aho uzabonera iyi video hose uzinjire muri aya mavuta n'umunezero, uvuge ngo Mana, ibyawe narabyumvaga, ariko uyu munsi noneho ndabibona n'amaso yanjye. Kandi mu bibazo n'ibigeragezo, mu burwayi bwacu, mu bihe bikomeye, mu bihe by'amagambo abantu batuvuga, abantu batwanze, mu bihe byo kwandagazwa, mu bihe byo gutereranwa, aho niho tubonera urukundo rw'Imana. Aho niho tubonera urukundo rw'Imana. Iyo baravuga ngo nubwo imiryango yamvuyeho, inshuti zikamvaho, ariko nzi ko ushobora byose kandi nta cyarogoye umugambi wawe. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya.